Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nkuko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu hamwe n'iyi company yanyu ya Nzuri Business Group Limited ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa ibicishije kuri iyi channel yanyu ya Nzuri Market. Yes, nkuko muri kubibona turimo turabereka imari y'ishyamba. Ni ishyamba kandi rinini cyane ringana n'igice cya hectare, no kuba metero kare 5000, ringana n'igice cya hectare riri muri metero nkeya cyane nk'ijana uvuye kuri kaburimbo nini. Iri shyamba rikaba riri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kigarama, ahazwi nko kwirebero. Iri shyamba riri kwirebero, rikaba riri ahantu heza cyane hafi ya kaburimbo, ahantu hitegeye umujyi wose, ku buryo ushaka kurigura uyu munsi nk'ishyamba ariko ejo rikazaba ryabaye ibibanza, nubwo wenda rigaragara nkaho shashe hahanamye, ariko ntago bafite ubuhaname bukabije, kuko kwirebero murabizi hose barubaka, burya hahanama mu mufuka, ariko ubutaka nta kibazo bugira. Hano rero turahagurisha kandi tukahagurisha amafaranga atari menshi, bivuze ngo rwose wahigurira, waba uri ikigo cy'amashuri ukeneye inkwi cyangwa se ukenera inkwi kenshi, waba uri boulangerie, waba uri restaurant, waba utwika amakara, waba utwika amatafari. Ni byinshi kuko iri ni ishyamba rinini cyane kandi riri ahantu heza, hafi cyane ya kaburimbo hano kwirebero, ku buryo wajya utemamo ibiti ukabikoresha mu mirimo yawe myinshi itandukanye. Kabone n'ubwo waba udakora iyo mirimo, n'ibiti ubwabyo bigura menshi, wanabicuruza. Ariko kandi ushobora no kuzagira gutya ukavuga uti reka mpubake, mpashyire igikorwa cy'ubukerarugendo se, kuko n'ahantu heza hitegeye umujyi wa Kigali wose, mpashyire se amazu yo guturamo, mpashyire hoteli, mpashyire amaparitema n'ibindi. Ahantu ntago hakwiriye kugucika, waza ukahagura igice cya hectare kuri miliyoni 300 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ziganirwaho. Igice cya hectare metero kare 5000 kuri miliyoni 300 ziri negociable. Wahakunze ngwino tuhakugeze, tuhagutambagize, hanyuma tugufashe kumvikana no kugabanyisha, uhagure munsi ya miliyoni 300. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Komeza ukande subscribe, ukande kukazogera, ukoresha inshuti n'abavandimwe mujye mubana gatanu kuri gatanu, nabo bajye bamenya ibi byiza. Ni nako kandi tukubakira amazu meza, tukagufasha gusa nashaje, tukagushakira ibyangombwa byo kubaka, yewe tukamanaginga imitungo yawe itimukanwa, tukagufasha kuyibyaza umusaruro. Metero kare 2500 hafi igice cya hectare kuri miliyoni 300 ziri negociable. Duhamagare kuri ya nimero yacu ariyo 0788868797 cyangwa se 0781123013. Si ibyo gusa, ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, turabakunda, tubahaye ikaze. Ciao.